kwa muganga nahigiye ibintu bibiri mbere yuko tuganira ijambo ry'Imana. Sindi bubatindire rwose ubundi dutarame. Nahigiye ibintu bibiri. Ijambo rya mbere namenye ko hari aho abantu bose bagera bakareshya. Ushaka ube witwa porofeseri cyangwa dogiteri cyangwa umupilote, hari aho ugera ukareshya n'umunyonzi. Hari icyumba kiba kwa muganga kibaho itara ry'umutuku imbere yacyo, hanze uribona uri hanze, nta mikino. Iyo ukinjiramo haza umuntu n'itaburiya akakubwira ngo kuramo imyenda. Ziko yabimbwiye nkahita nihagarara ngo n'ikabutura noneho anyereka kananzi amvuga no mu izina ngo pasite, nawe wundi w'imbere ukuri tabashira koko wa mwana we ndi pasiteri, nta mikino ushumba, nta raho amafaranga atinjira, hari aho ama etaje agarukira. Na shari mwasezeranye ngo muzatandukanwa n'urupfu, nawe hari ahasigara akavuga ati rwarize mwana ugacaho, kandi mwana asezeranye ko muzatandukana ugacaho, bakakujyana areba agasigara. Nabonye ko ari abantu bareshya. Kiriya cyumba harimo igitanda kingana ukuntu, nanjye kukurabura reka mbigire ibanga. Ntacyaba arangije mu Buhinde no mu Bwongereza n'icyabize Nyagatare, ni bose baryama kuri kimwe. Kofi nawe wakwirwaho. Ni kimwe. Ebawe. Jambo rya kabiri, nyiraho kuri iryo rya mbere nahigiye, nasanze ari ibintu byose bisigara ariko ukinjirana na Yesu. Kinjirana na Yesu. Nta telefoni bagusigira ngo upipe sheri, oya, usigarana na Yesu wenyine. Ababyeyi banyu mubakomereho, mureke kubatera ibikomere no kubakomeretsa. Byibuze ujye umuhamagara nka rimwe mu mezi 3 uri kumuhamagara, ko kumuhamagara buri cyumweru byarakunaniye, nongeyeho ukundi kwezi, urumva hari icyo bitwaye. Ariko umuhamagare agusura i Kigali, yaragutetesheje agukoresha dede bigishoboka, akunombera ikijumba guhoreza amatara yaguha. None bakazi kabaye kenshi ntukimwibuka. Abantu bibagiwe mu rugo, batajya kureba ababyeyi babo. Icyo akeneye kumwohereza kuri mobile money, akeneye no kukubona, akeneye no kugerageza mu kazi kenshi ufite ujye gusura mama wawe. Kandi nta mahirwe kuri wewe, uziko nta mwana ukuri imbere y'umubyeyi we. Nubwo nawe ugize abuzukuru, iyo ugeze imbere ya mama wawe ubona ashaka kugukurura amatama, nawe unyumvire. Ubu njye simufite wankorora amatama, njye ubu nta meri ifite. Ubu wowe ujya uhamagara ngo ma njye nakuye ma, ukazatayibwira. Ubwo rero wowe umufite ujye umugurira igitenge buri kwezi nuyabona, umuteteshe, ko twe twakwiyeho twabuze abo dutetesha. Hako ubu ni biziye iki? Mukunda ababyeyi banyu, sibyo? Mubiteho mwebwe mukibafite, ko twe twakuyeho dukenera abo twita ngo papa pa, kandi wowe ujya uhamagara ngo pa. Mbega ukuntu byaba biryoshye, papa. Kandi ubu umwana wanjye ntazigera amenya nyirakuru, nta na sekuru.